yegob.com. Ariko viye ko wigize kanyamashuri. Ibyo bimbazo urabimbaza kugira bikubarire iki? Yesu! Umenye ariho na mama ninde ufite ubwenge. Gusa tuvuge ko uri umuhanga. Ya nabazaga reka. Wabazaga ariko she ibyo binteye kukubaza ubundi kabiri gukuba kabiri ni kangahe? Ni 8. Kabiri gukuba 8. None 9. Ni 9. Gatandatu gukuba gatandatu ni kangahe? 11. 11. Karindwi gukuba karindwi ni kangahe? Ariko se viye nawe gisubiza. Ako sinakubwiye ko nta mwana ubaza se wacyana ibyo bibazo. Si papa wangaye mu migenzo. Twe twara abahanga menye ibyo. Yesu! Ibyawe ndabyitaho. Komeza umese inkweto. Ariko se nako genda urebe ya mata atabirira mu ziko cya cyana ndabizi ubu kigiye gutaha kitaza kikadusarana. Kari byo papa. Ihute. Ako se petit. Kwanza hano hari ikintu mbonye. Fata ku gatebe usube wicaye hano mwereke. Aka gatabo umaze iminota 10 nkasoma. Fashemo ibibazo 30 n'ibisubizo byabyo. Ugiye kumara iminota 3 gasoma. Ubundi ndakubazamo ikibazo kimwe gusa. Byo mwigeze. Ariko se sha ko ndeba usa wakambije sura nk'iyabaye nk'injimba bimeze benshi mbabwira ngo gakomeza kubyita imikino. Ishuri ngiye kurivamo. Yesu! nguvuze ngo iki kave mwisi kave mu muryango. Uva mu ishuri umvira no mu rugo. Uva mu ishuri ibiryo biva mu nkono. Uva mu ishuri ushoka imvu. Ariko se vije wowe kira nago mwigaga muturi ikigo. Naho nge nzajya mva najya kwiga Nyagatare. Nimutangurira igare nago ndasubirayo. Ngo nkugurire iki kagurirwa ikidagurwa kagurirwa isanduka. Uva mu ishuri umvira no mu rugo. Noneho nimba ari utyo reka nzajya kuryama kare kugira ngo nza kubyuka kare nadakerera. What? Ngo iki ubu ni sangape se karyamira ngo yikaryamira impiri. Fata ibuni vuba uhita ujya kuvoma. Kuryama aya masaha. Za kino gihe nabyo reka nze ngo muri forum. Ukureme kigakurwemo umuhogo. Garuka hano mbanze nkwereke. Agarara aho ngaho. Kubera ibibazo byinshi umbajije ugiye kuva hano utaruka ugenda urinda ugera mu cyumba cyawe uhitukuramo mu masegonda 2 andi masegonda 2 ube wafashije rekane andi 5 ube wagarutse wazanye ibuni hano kandi urarya rukuvuye Nyine nabindi nagatuna mwete. ngo kirafata hasi wagira ngo ni impingaro. Taruka neza. Kizi ko twazamukaga imisozi kera. Taruka hano nako nabambaye umubyeyi gito. Mugiye kugenda mwese aka kanya mujyane n'iki ngiki dore cyananiwe no gusoma aka gatabo. Mugende hano hirya kwa Gaspar ngiye nta televiziyo ngira ngo bari kwiga. Mugende mwige kandi muraza mwabifashe nimutabifata murambona. Dore ko byaho bagiye nk'ibitagira ubwenge. Biratumuka bigenda kuriya nta namakaye bijyanye ubu bibonye ari memory card cyane flash disk. Ubwo birafata mu mutwe muza mutabifashe murari yo mwagiye. Yesu! Ariko man wowe genda ujye kwiga hari umuntu ngiye kureba abatuye hano ndahitanze hari ikindi se Ndabizi ko atari hubiri. None singiye niba atari ho ngiye. Burugiye mu ndaya. Yesu! Ndaya. Genda ujye gabanya umunwa wawe. Nari mbizi ko utari bujyeho sha. Wafashe umwanya wawe ukareba ino video ndagushimiye kandi ndakwinginze please ntugende udakoze subscribe kuri channel yacu Inyungu TV bityo urabuduteye inkunga ikomeye cyane. Kora subscribe kuri channel yacu urabuteye inkunga comedy nyarwanda by'umwihariko DIZO COMEDY. Ndagushimiye ukoze subscribe kuri channel yacu. Thanks.